bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Nanone murakaza neza kuri iki cyumweru gihuriranye n'umunsi mukuru ukomeye wa Kristo Umwami. Twese turi muri urugendo kandi ruhuriranye n'uko uyu mwaka wa liturujia urangiye muri uyu mwaka nyine wa A. Ubu guhera ku cyumweru gitaha cya mbere cya Adventi tuzinjira mu mwaka mushyashya wa liturujia, umwaka nyine wa B. Maze rero ivanjiri uyu munsi iratwereka ibintu byiza cyane. Yezu umwami, Kristo umwami duhimbaza, ntabwo ari umwami nk'abo dusanzwe tuzi. Ntabwo ari umushefu ukomeye cyane ugenda nyine akagaragaza n'ububasha bwe nk'uko abantu babikora. Ivanjiri uyu munsi iratubwira ko Kristo umwami yigaragariza mu bashonji, akigaragariza mu bakene, akigaragariza mu bafite inyota, akigaragariza mu barwayi, akigaragariza mu bari mu munyururu. Uwo ni Kristo umwami. Abo bose kandi nibo yigaragarizamo. Iyo rero tugiye tukabagoboka, tuba dushaka guhura na Kristo, kandi natwe bitugirira akamaro, kuko iyo Kristo tumubonye muri abo bose, natwe twubaka ubuzima bwacu bw'ukwemera, kandi bigatuma tubasha nyine guhinduka, tugahindura umutima, kandi tukubaka n'ubuvandimwe ku buryo bugaragara kandi bufatika. Kuko iby'ivanjiri tubwira ntabwo ari ibintu biryoheye amagambo gusa, ahubwo ivanjiri ikitubwira nuko Yezu tugomba guhura nawe buri wese ku giti cye, hanyuma yamara guhura nawe akabasha kugaragaza nyine ko bahuye, agenda agoboka abo bose ivanjiri ya Matayo umutwe wa 25 utubwira. Iyo rero dusoma uriya mutwe wa 25 wa Matewo, bigomba kudushimisha, kandi tukumva yuko igihe nikigera tugacirwa urubanza, ntabwo tuzarucirwa ku magambo meza tuzaba twabwiranye, ahubwo urubanza tuzarucibwa bihereye ku kuntu tuzaba twarakunze. Ntabwo rero abo tugoboka, ntabwo tugomba kubagoboka kubera ko wenda dufite ibya mirenge, kuko cyangwa mo kimwe kubera ko twabuzeho aho dushyira ibyo dufite. Abantu tubagoboka biturutse ku ivanjiri twakiriwe, kandi iyo vanjiri twakiriye ikaduhindura, hanyuma yaduhindura natwe tukiyumvamo iyo migambi myiza. Nicyo gituma iyo mpaye ikirahure cy'amazi afutse ku muntu ufite inyota, nkaha isahani y'ibiryo, nkagaburira umushonji, ibyo byose mba wa mushonji mubonyemo ishusho ya Yezu Kristo. Nimba rero tubonye mu bashonji, tukabona mu bakene bose uko bakabaye, ntabwo ari abakene gusa ku buryo bw'umubiri, ahubwo n'abakene ku buryo bwa roho. Muri iyi si yacu dufite ikibazo gikomeye, ikibazo cy'urukundo ruke. Ndumva rero uyu munsi dutekereje kuri uyu munsi mukuru ukomeye wa Kristo umwami, Kristo umwami duhurira nawe mu bakene igihe tubagoboka, twakumva yuko twese uko twakungahajwe mu rukundo n'ivanjiri, hanyuma tukagenda abantu bose tukaba iyo mpano y'urukundo. Urukundo rugaragarira mu bikorwa, urukundo rugaragarira ndetse no mu mahitamo meza tugenda dukora dukurikije nyine uko twagiye twumva ivanjiri. Yezu Kristo umwami rero yicaranye n'umubyeyi we Bikira Mariya. We yabashije kwakira ugushaka kw'Imana, kandi natwe aratuvuganira, cyane cyane iyo twibutse yuko natwe dukeneye, tunyotewe no kwakira nyine izo mpuhwe ze, nawe aratuvuganira kandi akaduha umugisha wiwe. Uwo mwamikazi wo mu ijuru rero nabakomeze, cyane cyane arebana impuhwe bashiki banjye baba biyeguriye Kristo umwami muri iyi minsi bagenda bavugurura nyine amasezerano yabo yo kwihimana, kandi aho umugisha abantu bose, abavandimwe bose mu muryango wa Padiri Mauri uyu munsi nyine bizihiza uyu munsi mukuru wa Kristo umwami, bibuka nyine n'uwadushinze Padiri Mauri. Twese dukomeze kandi dufatanye kugira ngo Yezu Kristo ntazadutungure.
ntazadutungure ngo dusanzwe mu byo twahugiyemo by'inzangano, by'ubwikunde, byo kurarikira iby'abandi, ahubwo duhinduke kuko twibaze nimba koko urukundo rwacu rufite ishingiro mu ivanjiri. Ibyo ntabwo tuzumva tubwirwa ngo mugende hoshi mwebwe, mujye mu muriro w'iteka wagenewe shitani n'abamarayika bayo. Twebwe ahubwo tuzumve atubwira ngo nimuze ibyo mwakoze byose byiza mubikorera bariya baciye bugufi mwabikoreye jyewe. Dukundane rero kuri ubwo buryo, kandi dukundishe Yezu Kristo Umwami aho tunyura hose, no mu bo duhura nabo. Nk'uko bisanzwe mugende musome ivanjiri uyu munsi uko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 25 kuva ku murongo wa 34 kugeza ku wa 46. Kandi ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Umunsi mukuru mwiza kuri twese.